bidasubirwaho REB yamaze gushyira ingengabihe hanze ijyanye na mutation na permutation y'uyu mwaka w'amashuri 2025-2026 umwaka wa 2026. Aka kanya rero iyo ngengabihe ngiye kuyibagezaho tunayisesengura. Wibagirwe gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ujye ubona amakuru yose ajyanye n'icyo wifuza ndetse ajyanye n'uburezi cyane cyane kuri no mutation y'uyu mwaka wa 2026. Step ya mbere nkuko bigaragara kuri imbonera hamwe no kuvuga ngo umutwe wawe uravuga ngo Teachers and School Administrative Staff Transfer Calendar. Ni kalendari nkuko byari biteganyijwe kuva kuri 15 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza kuri 15 z'ukwezi kwa karindwi 2026 yuko mutation zigomba kuba zatangiye. Ubu rero tuvugana aka kanya step ya mbere kuva ku itariki 15 kugeza kuri 18 June cyangwa ukwezi kwa gatandatu 2026 REB yari irimo ikora icyo bita circulation of transfer criteria and preparation. No kuvuga ngo no guhuza amakuru yose banagenda bareba ese ni ibiki tugomba kugenderaho tujya gutanga izo mutation. Step ya kabiri no kuvuga ngo kuri 19 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza kuri 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 hari vacance post identification. No kuvuga ngo no gushyira imyanya ihari muri TMIS. Muri TMIS iyo mvuze TMIS no kuvuga ngo Teacher Management Information System ni urubuga rwo mu burezi rushinzwe gukontorora cyangwa rushinzwe amakuru y'abarezi. Step ya gatatu hari Internal Transfer and Permutation Application Process. Izatangira kuri 22 kugeza kuri 29 z'ukwa gatatu 2023. Iki kintu mu cyumve neza gira ngo nanabaho umunsi kugira ngo mumenye amakuru ikintu ku kindi. No kuvuga ngo kuwa mbere tuzaba turi 22 kugeza kuri 29 z'ukwa gatatu 2023 itano transfer zizaba zatangiye. Tayari amakuru ndayabahaye. Bishatse kuvuga yuko application for internal transfer and permutation for candidate meeting requirement zizaba zatangiye. Abagurana ndetse nushaka guhindura ikigo ava hamwe ajya handi ariko imbere mu karere internal transfer zizaba zatangiye guhera kuwa mbere ku itariki 22 kugeza kuri 29. Aka kana mukumve neza niho mutation ziri interne zizatangira. Step ya kane kuva ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza kuri 3 z'ukwezi kwa karindwi 2023 hazaba harimo hakorwa icyo bita checking or verification process. Icyo gihe bazaba barimo bareba za mutation za internal zasabwe bagenda bacheckinga abemerewe. Verification internal transfer and permutation application eligibility nabemerewe izo transfer cyangwa permutation guhinduranya imbere mu karere bazaba barimo bakora icyo bita checking. Noneho step ya gatanu no kuvuga ngo ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi. Itariki 6 muzifate mu mutwe ni kalendari mu saving. Itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi bazaba bashyize hanze ibisubizo bya internal transfer na permutation. Ibisubizo bizaba byagiye hanze. Nyuma y'ibisubizo rero step ya gatatu kuva ku itariki 6 kugeza kuri 12 z'ukwezi kwa karindwi 2023 hazaba noneho hatangiye external transfer application. External transfer application no kuvuga ngo zizatangira kuri 6 kugeza kuri 12 z'ukwezi kwa karindwi 2023. Bivuze ngo ba bantu bashaka guhinduranya mu turere dutandukanye uva mu karere kamwe ujya mu kandi ndetse ushaka no guhinduranya n'undi muntu ava ku kigo ugiyeho nawe ajya ku kigo uvuyeho, niho izi external transfer cyangwa guhinduranya cyangwa kugenda ujya gukorera ku kigo ahegereye umuryango cyangwa aho wifuza kujya niho bizatangira. Atari imbere mu karere inyuma mu karere uva mu karere ujya mu kandi. Nyuma yaho rero step ya karindwi kuri 12 kugeza kuri 14 z'ukwezi kwa karindwi 2023 naho bazaba bari gukora icyo bita verification process cyangwa gucekinga abemerewe mutation. Abemerewe mutation bujuje ibyangombwa. Ese bitewe na bimwe nababwiye hari umuntu buri prioritaire yuko yabona mutation mbere y'undi cyane cyane umuntu ufite ubumuga intundu ugaragaza impamvu ifatika inumvikana ndetse n'abamama bari priority kurusha igitsina gabo cyuko yabona mutation mbere yawe. Iki gihe rero nibo bazaba bari gukora verification process cyangwa checking ni bandi bari eligibility kuri 12 kugeza kuri 14 z'ukwezi kwa karindwi 2023.
step ya nyuma rero ni iya 8. Iyo yo ni ukuvuga ngo ni ku itariki 15 mu byumve neza nkuko nigeze kubabwira. Step ya 5 ku itariki 6 z'ukwezi kwa 7 2023. 15 naho urumva ko ni iminsi 10 zabiciyemo. 15 z'ukwezi kwa 7 2023 hazaba icyo bita gutangaza abemerewe mutation z'inyuma mu karere, uva mu karere ujya mu kandi, cyangwa permutation z'inyuma mu karere, uva mu karere ujya mu kandi, ugurana n'uwo mushaka kugurana. Ibi rero iyo mbibonye mbona bitandukanye n'uburyo mutation zakorwaga mu myaka yashize nka 2025. Biranagaragara rwose nk'uko kalendari bibereka, cyane cyane nk'uko ndetse REB yabitangaje. Mbere ho babanza bagahaka transfer, internal transfer, mutation cyangwa transfer cyangwa permutation z'imbere mu karere, noneho nyuma yo bagashyiraho na external transfer cyangwa external permutation, ndetse n'abinyuma mu karere, uva mu karere ujya mu kandi naho bagasaba, noneho bagasubizwa rimwe bose icyarimwe. Ariko uyu mwaka suko bimeze, uyu mwaka suko bimeze. Mu byumve rwose narababwiye yuko amakuru yose nzajya nyabaha uko ari kandi neza y'ukuri. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka rwose turimo w'amashuri 2025-2026, mu mwaka usanzwe wa 2026 mutation interne zizajya zibanza zisubizwe, ndetse na permutation interne zisubizwe. Nibarangiza babone gushyiraho banafungure open, bakora icyo bita open muri TMIS. TMIS niho basabira mutation kuri babano babyibagiwe cyangwa batabizi. TMIS muri Teacher Management Information System niho basabira mutation and permutation. Naho wandika ibaruwa ngo nibyo ngibyo. Noneho hakabona gutangiraho external transfer. Iyo bamaze gukora external transfer naho barasubiza. Urumva ni ibintu bishyashya mu burezi, nkuko muri video cyangwa nkuko nabibabwiye muri video nakoze yashize, navugaga yuko mutation rwose babikuye ku myaka 3 byageze ku mwaka umwe, uburyo bwo korohereza ababona transfer ndetse na permutation kuba bajya ahegereye imiryango yabo, hakaba icyo bita good favorable condition, ndetse no gukora akazi neza. Rwose ni ikintu cyiza kuko uzajya umenya niba mutation interne yemerewe nusanga utayemerewe, ube wanasaba externe, kuko hari igihe amahitamo ya mbere ayanga ukaba wakora amahitamo ya kabiri. Ahangaha rwose ni akantu kibanga mbibiye nka IA Empire official, mukore subscribe kugira ngo mukomeze mubone amakuru 5 kuri 5 ajyanye na mutation and permutation, ndetse nibigezweho nibibacike. Byose binyura kuri IA Empire official. Nukuvanga kwa kantu ndakababwiye nsoza rwose ino video impamvu ibi bintu byakozwe, isesengura rihari nuko uzajya ubanza ukaka internal bagasubiza, ukamenya niba uyemerewe waba utayemerewe. Icyo gihe wemerewe kwa wasaba external transfer application. Bivuze ngo amahitamo ya nyuma ari kuri external. Ntabwo rero rwose ahangaha ushobora kuburana hamwe nibimeze nka mbere warasabaga n'abandi bagasaba kabasubiriza rimwe, ariko ubu ngubu ubanza ugasaba kimwe bakagisubiza, ugasaba n'ikindi bakagisubiza.